abajyanama b'ubuhinzi n'ubworozi, kuko bigaragara ko ubwenge bahawe bize bigikijwe n'ikigo cyacu gishinzwe guteza imbere ubuhinzi n'ubworozi babishyira mu bikorwa neza kandi bikaba biri gutanga umusaruro. Ngarutse rero ku iyi gahunda ya veterineri hano nk'uko byagiye bigarukwaho, ndagira ngo mu izina rya Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi mbabwire ko iki ari igikorwa nyakubahwa Minisitiri w'Ubuhinzi n'Ubworozi ubwe yahaye agaciro kandi yakunze, cyane cyane ko kijyanye na politike y'ubuhinzi n'ubworozi. Intego cyane cyane Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi igenderaho ntabwo dushaka oya kasuri mu murima tuye. Nitwa Nkunziza François, ntuye mu mudugudu wa Rwamakara mu kagari ka Juru. Hanyuma uyu murima bagiye guteramo ubwatsi, n'ubwatsi bya byose butanga umukamo n'uwawe. Ese uyu mutima wawe utekereje ute kugira ngo utange ubuyobozi babe bawutuburiramo ubwatsi? Ubundi rero nanjye ndi umworozi, nukuvuga ngo rero kugira ngo ntange uyu murima nabonaga ari inyungu zanje, umudugudu, akagari ndetse igihugu cyose, kuko ubu bwatsi bwongera umukamo nyine. Urumva rero niba noroye muturanyi wanjye yoroye, ubu tugize amahirwe, nta kindi kintu nasarura ahangaha gisumba ubwatsi ngiye kubona, kandi n'umuturanyi wanjye akabubonaho, bityo mbese tukanezererwa, inka zacu abana bacu bagahaga amata, abaturanyi bakahaga amata, kandi muzi neza ko amata ari ingenzi ku mubiri w'umuntu. Inyungu yanjye cyane niyo, abandi bajya kubugura ariko twe tubonye ubw'ubuntu, tuzabufata neza tubungabunge duhe n'abandi, bityo usange nubwo ari uko ubutaha uzasanga inka zacu rwose ari inka nziza. Hari imirenge imwe n'imwe utemberamo ugasanga nk'umworozi afite inkirakamwa, ariko ugasanga ari kujyanira ku isoko abana be, ugasanga niba abandi bagezweho n'indwara zituruka ku mirire mibi. Hano Juru byifashe bite? Nihereyeho mfite inka ebyiri buziri gukamwa, ngurisha amata yo mu gitondo kugira ngo mbone ubwatsi no guhemba umukozi uzikenura mbese, ariko amata yo ku mugoroba nayo mu rugo n'abaturanyi banjye, nuko n'ahandi henshi nzi ko ariko bimeze. Cyane cyane mu mudugudu wa Rwamakara mu kagari ka Juru. Mu kagari ka Juru. Hanyuma tugaruke kuri ubu bwatsi, n'ubundi ndabona umurima mwawutunganyije neza, mugiye kubutera ubwatsi, ubu muzabufata gute? Hari igihe bashobora kubwiba? Oya, ni ukuvuga ngo ubu dufite ishyirahamwe, twishyize hamwe, ishyirahamwe ryacu turyita ngo zirakamwa. Guhera ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa gatanu 2018 twashyizeho iyi asosiyasiyo, kuko twabonaga inka ziri gupfa cyane. Turavuga tuti rero reka twishyire hamwe, noneho dukore mitiweli, reka mbyite mitiweli, ubwisungane bw'ubuhinzi bw'amatungo yacu, bw'amatungo. N'ubundi ku munsi w'ejo na minagiri yabitangije ku rwego rw'igihugu. Twumvaga rero muri Ngoma hakurya hariya inka ziri gupfa cyane, noneho turavuga tuti buri muntu azatanga 3,000 ku nka. Inka nirwara tuyitabare byihuse. Hari igihe inka ifatwa ngo ngiye gushakisha amafaranga ibunaka, ariko twebwe dufite konte yacu. Iyo konte niyo dufataho amafaranga, tugahamagara veterineri byihuse akatuvurira inka. Urumva ni inyungu ikomeye, abandi zirapfa, ariko twebwe mu nka twari dufite inka 64, hapfuye inka 3 gusa. Nazo ni kwa kundi inka ifatwa ku mugoroba, nyirayo ngo ndahamagara veterineri mu gitondo
yazagasanga inka yapfuye. Kubera ubu bwatsi bwa kijyambere se butanga umukamo babazaniye, murumva ubworozi bwanyu hari butagiye gushinga imizi hano? Ubu bugiye gukomera. Dufite n'urupangu hepfo hariya, buri wa kabiri wa gatanu inka zacu turazifuhira umuti w'uburondwe n'isazi, none tubonye n'ubwatsi bw'umukamo. Urumva rero ko tugiye gukomera, inka zigiye kwiyongera, tugiye kubona amata menshi asumba ayo twari dufite. Hari indi gahunda nabonye batangije nayo yo kubigisha uburyo mushobora kuba mwavura inka zanyu mutiyambaje veterineri, mwenda mukamwiyambaza ariko nibura iby'ibanze twabyikoreye. Mubyakiriye mute? Ahubwo icyo ni igikorwa cyiza, icyo ni igikorwa cyiza, dore ko ahubwo tugiye gushyira n'inka mu bikumba. Urumva inka izajya irwara duhite tubimenya kuko zizaba zidatatanye ziri hamwe. Icyo ni igikorwa cyiza cyane. Murakoze. Namwe murakoze. Nitwa Nkuru